Yesu ni umari inyota atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti. Haleluya. Ubwo zacu gasanganiza Yesu ni umari inyota yewewe atanga amahoro ni mwiza ayiwe batubana n'inshuti. Urabyumva cyangwa zacu gasanganiza iyo ndabenge bikabije uhungabanya umutekano. Iyo ndabenge bikabije utwara ubuzima bw'abantu bibwira ngo bimara inyota kandi babeshya ahubwo ari icyaka gusa. Iyo ndabenge bikabije uhungabanya umutekano bikabije. Iyo ndabenge bikabije yewewe utwara ubuzima bw'abantu yewe bibwira ngo inyota ahubwo ari icyaka gusa. Dore hano icyaka kanyanga imari inyota hehe urugi cyangwa muri turehe ya nyirantare bavuga ahubwo bitesha umutwe. Mana yanjye we kanyanga imari inyota hehe urugi cyangwa muri turehe ibyo bya nyirantare bavuga ayiwe sirasi ahubwo bitesha umutwe. Mbega kanyanga aya namenye atuma tubana n'inshuti. Ubwo zacu gasanganiza zose Yesu ni umari inyota wenyine atanga amahoro. Nari miliyoni hepfo utuye bya nyabyo inyuma y'inzu hano hepfo hari inzu yanjye. Dore turi kubona inyuma y'inzu iriya yari yanjye nagurishije. Hari umutiba w'inzu dore hano iyi yagitwa yahinduka nabi bimushyira muri swingi akaturika dukura mu aho ugaba akabikigwari bimushyira muri swingi agaswingarara akarangwa no gukora amarorerwa ndashaka kuhanda no gukomeretsa wowe atari igitsina gore bijya bibaho buri munsi natinya rushinga amaso nyamara nibyo natinya kwica nagize ate umukindi naterambere yarashize umukindi kandi ukora ibyo nagize nabwirwa kontu kenshi yibera muri gereza. Yesu ni umari yadubwiye umusamariyakazi Yohana 4:13 mubyumva neza kuri 14 ubwo yamubwiye mu makuru y'amazi yawe azongera kugira inyota ariko amazi nzamuha azongera kugira inyota iteka ryose. Burya rero nta ntwari mu biyobyabwenge kuko ntabwo yashobora urugamba. Ikindi